nyine ni Pure Rice ako nyine ntabwo ariyo nkunda. Urabizi hari ahantu nyine bajya bakora delivery nyine. Kapota bizi wabukennye. Ndabizi wabukennye. Umva reka ubwire rero. Hariya rero muri Pirawo wati reka tuyihore. Ubutaha uzayikure muri Kapos fast food. Sibyo? Uyu muziki reka tuwagore hasi hejuru imipaka tuyambuke manigi iyo turi kumedita nabwo twita kuri abo badusondeka uzagera ubone imipaka hasi hejuru dukemura impaka ibi byose dukorera imbaga please maniga winzanira swaga hari benshi batanga umusada kuko bumvisha amayidi dutanga gahunda nuko bagira iniga gake gake tugahigurumiya tugakubitira mwigunira heta ziza zifunga amayira mvuga cyane ndaguteza icyaka nkuteza ibyanjye nkuhindura inzanga muri game nzicyo ndi gushaka please marodi mfashe mpumufana nsaba rugira ndinde guhaba mahabara nteza amabara makubihagarara mu mbara mbashe gupimanya aho ndi kugana vuba cyane rapiga habwa ipeti natwe tukambuka dutanga faya hano hose tukamenyekana ibyo dukora bigacanirwa itara umva reka ubwire Hello my people, unique couples nk'ibisanzwe amazina yo murayamenyere ni yandi ni Rutagwabiza iminega udatinya urugamba ruhindanye usangira neza n'abasanze agasezera siga basusurutse usangiye sano nabo rwagasa umvugira uti amashyi hejuru cyane. Yes, reka ntangire nsuhuza diaspora, abantu bo muri diaspora ndabaramukije cyane ariko nago nibagiye abiwacu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, mwese mukomere cyane cyane nkuko mubibona rero kuri kamera turi nawa bamwita muramuzi mwese sinzi nimba ari ngombwa uko yivuga ariko kubera ko kuri Kapos TV show ari mushya nubwo ahandi hose mu muzi agiye gutangira atwibwira icyo mu muzi ho murakizi. Welcome. Nige Rasta Big Girl nyirizina Bad Girl Destination y'iyi nzira umunara wanjye ni uzabamurikira muri iyi muzika nijye Big Dira. Nige Rasta Big Girl nyirizina Bad Girl Destination y'iyi nzira umunara wanjye ni uzabamurikira muri iyi muzika nijye Big Dira. Yes bamwita Elina. Yes, Destination muri iyi nzira kabisa. Umunara we ngo ni uzagira gute ni uzabamurikira fo Elina vipi poa meze neza cyane kabisa. It's a big time to gushaka tukakubura ndahari kukikunda kubura wa mwamburiye he tuguhamagara ntiwitabe sa ubu ngubu ndahari telefone iratoranya. Yes, ni karibu kuri Kapos TV show, uri gukurikirwa n'abanyarwanda bench cyane kandi bose bashaka kubona ishusho, kumva isura, kumva ijwi ryawe. Mukobwa wahogoje Kigali, mukobwa wivukira iyo ngiyo. By the way, Elina bundi tangira utwibwira tubwire Elina ni mukobwa ki, ni muntu ki mbese muri make biciye bugufi bicya cyane. Okay, Elina umukobwa ukunda ibintu by'umuziki, wanakuriye mu bintu by'umuziki, finally abyisangamo nawe asa nk'ubikora. Yes, umukobwa uri single and searching no umukobwa uri single and searching sometimes. Yeah bizabi apara nona. Yes, bizaza. Rero Elina nyine ararapa cyane, female rapper. Yes, umwe gusa mu Rwanda, umwe rukumbu bundi umwe umva cyakoze cyo nanjye warankomye kabisa. Elina harya mu rugo ni he? Mu rugo ni Rulindo. Hari abantu baba batazi ahantu umuntu yaturutse agatangira akavuga ejo bundi uriya mwana twaturanye Igikondo, uriya mwana w'Inyamirabo. Elina ni uw'Rulindo, mutazamwitiranya mw'abantu, mutazamwitiranya kabisa. Elina ni karibu Kigali. Murakoze. Urugendo rwabaye ruhire rwari haso gusa. Rwari haso kabisa ewana. Ntabwo byari byoroshye cyane ariko kubera Imana, yes, kubera uburinzi bwayo wageze Kigali ugera kuri Kapos TV show, tugiye kuganira agati gaturika kandi kamera niko abanyarwanda bavuga. Yes, Elina,
twakumenye cyane cyane kuri social media zitandukanye, kuri Instagram, kuri TikTok, video dutrendinga ducaho. Right now turi kumwe na Elina, umurapa. Nizere ko ikiganiro cyacu kiri buze kuba ahanini rap. Kigiye kuba ari fire gusa. Ari fire. Yes. Yes. Ubundi Elina, by the way, ndi kubona usa neza cyane. Koze? Ubundi Elina akunda kurya iki? Kurya? None se? Kabanze nkubaze. Akantu kitwa ndahibagiwe. Akantu kitwa ngo niba ari pilau iki? Pilau rice? Nyine ni pilau rice, ako nyine ntabwo ariyo nkunda. Urabizi hari ahantu nyine bajya bakora delivery nyine. Kapota bizi wabukennye. Umva reka ubwire rero. Hariya rero muri pilau wati reka tuyihore. Ubutaha uzayikure muri Kapos fast food. Sibyo? By the way, ni best pilau? Yes, ni best. Urabizi kabisa. Ni best pilau. Kuna kwirira agapira ko muri best pilau. Buriya no mu ntara barahagera. Bakora delivery nyine muri Kigali gusa. Yeah, yuri Kigali. Nangiye kukumenesha amabanga, nangiye kukubaza ngo buri yuri Kigali buri abantu bari mu kanya ariko no umuryango bahuzuye baje kurebera. Urahavuga se cyane ntago wavuga? Tubireke. Oh yes. Ntago wahavuga. Yes, Elina akunda kwirira agapira se buriya gatuma we narenze yuko ugiye kumbwira nk'ibintu wenda ngo by'amagi ngo by'imineke. Uzi none ira pilau iri kumwe n'inkoko bizana vibe, ukabona imirongo n'ijwi rikaza. Iyo nageze i Kigali nkabirya numva ntarasubira kwa Nyirangarama pe. Sure. Mitamaseze. Numva ntarasubira. Agashya n'akabanga ugatera shot. Cyane. Yes, ubundi Elina ujya gutangira ibintu byo kurapa byaje bite? Wagiye kumva ko ufite impano ryari? Byagenze bite muri make? Nje rero igihe numvise ko nkwiye kurapa. Nabyumvise kera hashyize nk'imyaka 5 nyine. Nari numva indirimbo nyine z'abahanzi basanzwe. Nyine nkazumva gusa nyine nkunda kuzumva. Ako utambwira ngo yituririmbire. Sasa niyo generation ikihagera. Ewana mbanda yagaye, mbanda saze, bankunze ZEO. Zero umubiri urashanyarara. Uyu mujama noneho. Havi atume nanjye nkunda umuziki. Utarumva ko nkwiye no kwiyandikira. Ndandika nyine. Nasitubira kunda nikozayo. Ubikozayo. Ngoma ndayibasasa fo. Ubundi tukiri aho ngaho ugikunda Zero Trap nta kantu kazo trap wajya ukunda kumva kabisa akakantu karankomye ukumva nyine kaguteye gutuma wumva ushatse kuririmba kwa cyane. Ako kantu rero sasa 1 2 3 go. Ubiza arabiza utabizaza bazobita Robert Makene. Harebo yafata umusani keretse Elina ufite amagwede. Trompe kuzinduka twumva radio muri mu mukina amadebe ngo nuko yapeshe umufungo muzashiduka turi kumva amahene. Dore impamvu tutamera nka Naija ikinyoma cyahawe inebe suko tudakora imiziki ahubwo ibyo utazimaniga birimo amayere. Yes. Wow kabisa sha. Much respect kabisa. Thank you. Rap ragwa mune. Wane za ni ku mutima cyane. Yes, Elina, ukimara kumva Zero Trap uti nanjye ngomba kuba umuhanzi cyane yuko niyo generation imiryango iri open kuri buri muntu, nta muntu baheza, ni haso zawe ukabona birakunze. Ukimara kumva Zero Trap utangira ibintu byo kwandika. Ntangira kwandika. Fata agakaramu n'agakayi. Cyane. Umurongo wa mbere hariya. Mfite gahunda nabwo ndi week nabwo ndi busy ku bantu b'iyisi. Sinita kuba mfata nk'imbuzi ni vuba cyane nkabateza iyisi. Maniganda cyafite jano gahunda no gukora nkagera kure. Uyu muziki reka tuwagore hasi hejuru imipaka tuyambuke. Manigi iyo turi kumedita nabwo twita kuri abo badusondeka. Uzagera hubona imipaka hasi hejuru dukemura impaka. Ibi byose dukorera imbaga please maniga winzanira swaga. Hari benshi batanga umusada kuko bumvisha amayidi dutanga. Gahunda nuko bagira iniga gake gake tugahigurumiya. Tugakubitira mu igunira heta ziza zifunga
mfunga amayira mvuga cyane ndaguteza icyaka nkuteza ibyanjye nkuhindura inzanga muri game nzicyo ndi gushaka Prisma Road mfashe nk'umufana nsaba rugira ndinde guhaba ndinda amahabara nteza amabara makubihagarara mu mbara mfashe gupimanya aho ndi kugana vuba cyane rapiga habwa ipeti natwe tukambuka dutanga fire hano hose tukamenyekana ibyo dukora bigacanirwa itara umva reka ubwire bajya bavuga ngo n'ubwiza bujya mu bundi kuva mu bwiza tujya mu bundi ariko noneho simbyite gute ni ubudasa mu bundi kuko ibyo ubanje numva birenze ibyo ukurikijeho bikarenga kurushaho ahubwo harya aba baraperi bacu b'abakobwa bandi bagiye he asa ubwo buriya bagiye ba Pasi bagiye Pasi cyakoze yigeze ejo mundi gukora akagoma gashyashya ariko ninjye amahirwe akambona arahita asezera umuziki arahita awusezera agira amahirwe make ntakubona naho nakubona naho nambona adasezeye umuziki wallahi cyakoze cyo pe urabicaza niyo gahunda yes my people nkuko mubyumva Elina afite impano kabisa ufite tala hanyuma abantu bakurikira ka Positive Show iki kiganiro mu gisharing kigere kure ku buryo uyu mwana w'umukobwa abona support ituma ajya muri studio zirenze imwe cyangwa se agakorera muri studio nziza ibintu bye bikamenyekana bikazamuka cyane sibyo indoto z'umusani wese no kubona ari ku rubyiniro rwa Danje ari gutaramira abantu barenze ibihumbi ngenzuzuza Arena wow ndota nayujuje eswe ubundi yanzacyuzuza wenda ukora indirimbo ya mbere hari ryari muri indirimbo ya mbere hari 2020 na gatatu ubwo se sibwo nari niga 5e mura 2023 ariyo yiri umaze kuturirimbira niyo ya mbere kwahereye ku kintu cya Danje cya Danje yitwa gute ari nahereye ku cya Danje yitwa People kuri YouTube yes yitwa People kuri YouTube iba kuri YouTube yawe Elina wow abantu rero nabonye ko akana kose kavumbutse vuba gahita gakora nyine ikigoma cya drill nyine cya new generation abasani bacu nyine bibyamamare bishaje bashobora kwifata ati ni new generation yasaze bo nyine bakunda hip hop A1 ubanze banagira Rose nyine za hip hop irangoma yawe ni bien ni fresh son abantu bagende bayishake kuri YouTube channel yawe harya ni yitwa gute Elina Official mushake People indirimbo imeze neza cyane indirimbo imeze neza byatari umaze kuyikora ukajyana muri studio igasohoka wumva gumeze ute kujya muri studio bwa mbere ukafata mic dore umuziki we wayikoreye kwande umutipe nyine yitwa Izra kabisa akorera Kacyiru n'amafaranga nayo mfite yo kujyanayo nabwe ni wowe gerageza unkope gato urebe utuntu nikorera nangiza abantu hano cyane ukimara kuyikora igasohoka yego byanga byakunda habaye reaction ama reaction agiye atandukanye abantu wagiye wumva bakuvugaho bavuze gute bavuze ko mbizi amakuraje menshi na radio nyine baramamagara radio yihe Huguka no kuri Izuba TV ahantu henshi nyine n'aba YouTuber benshi nyine bakambira ukagenda ujyayo mukaganira ibiganiro bigatambuka yes sorry ndikumva umuhogo wanjye ntazi ukuntu bitangiye kugenda buriya nanjye kubera ko njya nkunda gukora rihaso zo kuririmba kubera ko ndabikunda byatari buriya niyo mpamvu abantu bati courage bigenze gutya byakunda wabigenza gutya bigacamo ariko abanyarwanda nizere ko atari bya bindi byacu byo kuvuga gusa nta kigeze gikorwa ngo umuntu wenda avuge ngo ngiye nkwishyura indirimbo ebyiri ngiye nkwishyura imwe umukobwa wacu utera imbere zamuka bigende neza ntabwo byabura nyine hari umuntu wahise anyishyurira indirimbo yindi ya kabiri ndayikora kuko nyine niyo ngiyo narayikoze audio gusa mpita mbona umuntu ankoreshereza video wow
abanyarwanda noneho ndabashimye Nukuri wallahi. ubundi abanyarwanda twari tuzwi ku kintu cyo guhera mu magambo kavuga ati hari Courage, abanyarwanda bari courage. seriye batwihishemo. abantu mwese mwafashije Erina ndetse n'abakomeza gufasha abana b'abahanzi bakizamuka bafite tala igaragara imurika kabisa. Much respect to you, muraba agaciro kandi mukomeze mudufatire industry ibintu bikomeze bigende neza cyane cyane cyane. Yes, utubwiye uti wakoze n'iya kabiri irasohoka. Iya kabiri yitwa gute? Yitwa Game. Game. Yes, uraduhaho gato? Nta kibazo. Yeah. Uretse gato dutegure dushumike umujyi abari top tubanze twigisha abati by'isi nta furi muri game ndi gukora ndi busy wabanje ugatuza ubundi byo uri kumva ni ibiki hip hop niyo njyana yatugeze mu mitsi niba utari red ubundi uri kurwana n'ibiki wavuye mu gakino ugasigama abashoboye kwiyinshuro najye ubwanjye ko nje mu mbashoboye hit ni hit byumbwira biri wiki mvune z'injyana zo tuzumva buri munsi urukundo tubikunda ntirwatuma turekura buri munsi nuguhita urashaka kuyagura ndakatira amaniga agenda azana imiteto please kuri proti ndabikora singira steto nta guteta buri munsi n'ugutigita kapo ndimo nshakisha iposho ndi gushaka igikapu urigira inyanda amaniga kabigutanga urazana ubunanga bakabukuruza hasi vayo kuri street wiga uburyo tubipanga ubone naho uhero ndahimba utekereza kabira nkurikire nzatsinda make pose mbere yo kuvuga ko nzatsindwa we urapanga ariko n'Imana ikadupampa. Yeah, wow. Yes. Urapinga ariko Imana ikadupampa kabisa. Yes, imirongo nyine itanga message kabisa. Nandika imvura iri kurwa. Wandika imvura iri kurwa. Iyi mvura itagwa. Wapi? Imvura wakwandika izuba ryavuye. Abari ibibazo umutwe wayaza. Cyane. Yes, ubundi tumenyereye yuko abana b'abahanzi cyangwa se aba new generation cyangwa se aba upcoming artist abakunda guhura n'imbogamizi nyinshi cyane cyane ku bana b'abakobwa. Ruswa y'igitsina, ruswa mu bundi buryo. Nyine byinshi bitandukanye. Bibananiza bibaca intege bigatuma batagera kuri. Kuva watangira urugendo rwawe rwo kuririmba kurapa ibyo bintu araho wari bwahure n'ikintu kavuga ati wallahi no bansubijeyo. Yego. Rero abagabo b'iki gihe n'abasore barimo bagira ngo wajyanga Imana yabaremeye mu bitsina hari sinzi uko bimeze wajya barabibaroze wajya barabiba niba baritazare b'Ikigali. Ewe Baritazari nibe nawe cyakoze we yarabigaragaje nyine. Noneho mwe muri ba Baritazari barenze. Hoya ni ba Baritazari. Ibaze ko ngize Baritazari. Naguri. Ni ba Baritazari gusa. Yes. Umuntu uramusaba interview ngango ndabona uri igikobwa amanyashi. Yes. Amanyashi aje mu kiganiro. Ngaho nyumvira. Mwana soza ikiganiro turabona kugenza gukorera video ya kabiri cyanza kwishyurira studio birasaba yego yes. Yego yes. Sinzi ko mumeze nyine. Ni ibintu bitaba byoroshye abana b'abakobwa bakunda guhura nabyo ndetse kenshi cyane kandi bikabagiraho ingaruka nyinshi zitandukanye bigatuma badakomeza ku nzozi zabo. Gusa icyo nababwira nawe urimo mukomere muhangane. Ikindi abantu bose ntabwo ari kimwe. Nimba unaniwe kuri uyu ushakishiriza ku wundi even nubwo wenda ukunanije ari wowe wakakuzamuye bikomeye ariko gake gake nirwo rugendo upfa kudacika intege. Imbere hawe ni heza sibyo? Imbere yawe ni heza kandi bizakunda. Nkurikije talo ufite urarapa pe nge nayamanitse koze kandi nizere ko nabandi nandikira abapapa cyangwa Sayaniga ya Kadage. Yes, watubwiye ko wiyandikira. Nta muhanzi urakubwira ngo wandike indirimbo. Cyane n'umwe nyine. Ako nago namuvuga hano. Nari nayijyanye kwa producer. Wari wajyanye kwa producer. Hari studio nyine bari banyishyuriye. Nagiye kuri recordingiramo ahita ambwira ngo nyine nyimuhe. Ngo yimuhe. Ndayimurekera nanjye ndikomereza. Kuyandikira se bya bigutwaye. Uwo munsi nahise ntanda bane naribi izo kashi zawe nzazirikodingamo izindi ndirimbo nk'eshatu kanitahire. Oya no kuri courage kandi ngenda bishima cyane kuko nyine birivugira kabisa uburyo urapa ni bien. Bifungura imiryango muri make. Irifungura na no ugisohora ijwi imiryango irafunguka kandi hari icyizere biragaragara yuko hari aho uzava hari naho uzagera koze kandi crash sibyo.
Yes, dusoza rero ikiganiro cyacu, reka udukubitira kandi ka pera kamwe noneho tubwira abantu tuti mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore like, share ndetse na comment kuri Couples TV show. Yes, twagiye. N'abasani ibintu na mirimo itari mu murimo shakisha ibyishimo na gipimo simikabatigo na gishasha impyiko n'ibishyimbo gashira firigo n'ugusoza irigo n'imizigo bumva ibyo bisigo gorora umuhogo kabizo ntabye imiborogo n'abadada koko ntibajya bareka mu korogo isubona siyo ko risibo nta mushinwa urimo n'imitsi kuryinyo nabiminwe bakuri ibijigo muzambera amazi naho nge mbabere siro gahunda no gupanda hose duca n'imiriro no gukaba bucece tukuriza n'ibiciro tariko ari byaya bagupinga bakakwita hero mfite bi ibyo nifuje byose ntibijya biba banyita umunyabyaha ngo imbuto mbi nizo mbiba ntiwansaba amazi nakubwira ngo ganira ibandiba ibyo nakunze sinjya nsaba ndiha mu gatondo byuka ntambagira isiri nubatse impfundiko sinabyaye ndica bigatinda songa izanwa y'umutima namugisha n'unkubise ijisho bwa mbere akanyita barafinda mfite umujinya w'umurandura nzuzi ntabwo nkuzitwa serera uramutse unyimye ibihingwa iniga ishatse kungira inama naho nazi ibyo nkora mpita nyikubita ingume y'amabinga narakize nibagirwa no gukinga mfite icyuma nitwaza buri uko ndaca mu baginga. Wow. Yes. Aragira ati njyewe iniga ishatse kuzana ibintu bya danje ngo urabona mwana ngo ibyo ngibyo bireke ni ingumi y'amabingo ukikomereza. So nikomereza umukobwa uri simbo. Cyakoze Elina mana yanjye. Elina mu bakobwa nabonye barapa live imeze neza barapa kabisa. Urimo kabisa. Akoze. Ako ni nako birito. Kandi fly higher. Thank you. Fly higher ndabizi neza ko abanyarwanda bazagukunda kandi ndatekereza ko urukundo rwatangiye kugaragara. Cyane. Sibyo? Yes, reka nsoze nshimira abantu mwese mwakurikiye Couples TV show. Couples TV show mbasaba kugira ngo mukore like, share na comment, subscribe kandi ikindi ibyo bike mutanga muhereza Couples TV show Imana izabibahera umugisha ibakubire inshuro nyinshi. Ikindi nasoza mbasaba ni ugushyigikira umuhanzi Elina mukajya kuri YouTube channel yitwa Elina TV show yego Elina TV show hanyuma mugakora subscribe mukamukurikirana kandi ufite ubushobozi bw'amafaranga cyangwa se iyindi nkunga yari yose akamwegera akamuhamagara. By the way ntarasoza nari bagiye kubaza nihe umuntu ashobora gusanga yakuvugishiriza even if nimba ari call nimba ari WhatsApp, Instagram, TikTok aho ukunda kuboneka cyane? Ahantu nkunda kuboneka cyane Instagram nkunda kuboneka gusa na WhatsApp nta kibazo. Wabwira WhatsApp? WhatsApp yanjye ni 078 710 628 nizere ko iri no kuri momo. Iri no muri momo nsutiza waba mbaze ko uri nyine ukanyandikira nta wasi kabisa. No kuri TikTok wansangaho nitwa Elina no kuri Instagram ni Elina. Yes, nta kandi kantu kari wawo batazakwitiranya nabandi. Elina bazahita bambona. Yes, reka mbabwire ngo ciao ciao ibiganiro bya Couples TV show nakagaruka kandi turabakunda cyane.